Karibu sana hano turi muri Action Salon. Ni hano tukorera bijyana n'imisatsi ya naturel. Ubu ngubu tugiye kubereka ku buryo tukorera abantu bafite imisatsi ikomeye ku buryo ishobora koroha kandi iri naturel. Muri Action Salon kwa kundi izo mbuto mubona hariya ni imbuto ziri naturel z'inyarwanda, imbuto zikora neza ku misatsi ya naturel itarimo ibintu bivangavanga by'amaproduits chimiques. Muze karibu cyane, ni hano tukorera muri Action Salon. Muri Action Salon ni mu mujyi wa Kigali muri Chic, muri floor ya mbere niyo tukorera misatsi yacu ya naturel bijyana n'abantu bafite imisatsi ikomeye, tukayishyiramo traitement, tukayitrata imisatsi ikaba mu buryo ikoroha kandi iri naturel muri Action Salon. Ubu ngubu ngiye kubereka ku buryo tubikora. Tugiye gukoresha onyo cyangwa se igitunguru. Tugiye gukoresha igitunguru, tugashyiramo ingi bayita mu Kinyarwanda mwana bayita ikindi rurimi bayita murenda, mu Kinyarwanda bayita ingogbo. Bayita ngogbo. Ikora neza mu misatsi. Iyi ngi itandukanye n'umusatsi wa wundi ukomeye cyane. Iyi ngi ikorosha umusatsi wawe kandi ikatuma umusatsi wawe ukure neza, ikajya paka muri selile ya repoussement y'umusatsi, ikatuma umusatsi wawe umeze neza utacika. Bayita ngogo. Bayita ngogbo. Ni iyi ngiyi. Ingogbo yacu rero tuzabanza tuyikate gice gafetire. Tuyikatemo gice gafetire. Nuko tuyikata, iyi ngi ntago ijya mu misatsi gusa, nuko ujya turayijya. Ushaka gushyiramo ifi, indagara, ni sawa kandi mu misatsi niyo sawa kuruta. Tuyikata gutyo. Ntago ari ngombwa kubera yaza kwinjira muri blender yose ikamera, ikaza kumera neza. Igice cya video mwakibona, twakomeza gukora kuberekana ibyo tukora muri Action Salon. Ibintu byose turigisha: gusuka, gukora inzara, guca inzara, n'abindi byose turabikora. Dufite amashuri meza yigisha abanyeshuri, ari bana, abadama, abagabo, bose you're welcome. Action Salon.
Voilà. Imbogo yacu iri tayari. Uburyo tugiye kuyikoresha, ufite blender, ufite Nesquik ushobora kuyakoresha. Utanayifite na kintu bitwara, ushobora gukoresha na ku buryo yo kubanza kwiteka. Turashyiramo amazi makeya. Minota mikeya cyane itarenze minota 5. Tugiye kwivanga. Dukoresha igitunguru cy'umutuku. Igitunguru cy'umutuku niyo dukoresha. Amazi. Dukoresha igitunguru cy'umutuku. Igitunguru cyacu tukakikata. Voilà. Hanyuma rero imbogo yacu yamaze kuba iri tayari. Tugiye kwishyira hano mu buryo kwivangaho neza. Voilà. Ibitunguru byacu nabyo turabivangamo ku buryo umuntu afite ya misatsi ikomeye aje kubona musatsi isa neza, imera neza. Tuzabanza kwanza tuvange iyi ngiyi mu buryo yo gukurikiza ibindi bintu. Action Saloon dufite ubukorikori bwinshi cyane bukwigisha. Ntabwo ari bijyana na saluni gusa, kwigisha n'ururimi. Kwigisha n'ururimi, Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa na Lingala. Yose turarigisha muri Action Saloon. Ongera twisubizamo. Kubera imbogo yacu ifite kuntu ifasha misatsi yawe ikaba imaze kwirekura, kubera yari ifatanye cyane ikaba imaze kwirekura. Umva ko muri cellule ya repoussement ya cheveux akeneye vitamine zituma misatsi ibanze ikure neza cyane. Turongeramo amagi. Turongeramo amagi.
ndabizi mutangiye gufata amarupapuro mugiye mubyandika. Hari izindi mabanga ntabwo ari zo kuvuga muzazisanga muri Action Salon. Ukajya kwikorera gutyo ugasanga imisatsi yose yacitse, barambeshe nta muntu yakubeshe. You are welcome Action Salon. Vitamine yacu yabaye tayari, yakozwe. Urebe neza dufite pate nziza cyane ku buryo ijyamo umusatsi wawe ikatuma umusatsi wakura neza kandi ukaba ndende miremire. Iyi ngiyi igufasha mu bya bibazo wumva ko ukishima mu mutwe umaze gukoresha iyi ngiyi, icyo kibazo cyose ntabwo uzongera kumva ko wishimiye mu mutwe. Niyo yacu ya kabiri. Ntabwo turigisha gusa kandi dufite n'ahantu tuhakorera muri salon, ukaza tukakushyirira vitamine bijyana n'imisatsi yawe. Hari abantu benshi imisatsi yamaze kubananira. You are welcome muri Action Salon. Ni igisubizo mu misatsi ya naturel.